Haleluya, haleluya, Imana ishimwe, icyubahiro n'ikibi cy'Imana. Reka ngusuhuze nkwifurize amahoro y'Imana, reka nkwifurize umugisha uturuka ku Uwiteka Nyiringabo Imana. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. None turi ku wa gatatu, tariki ni 8, ukwezi ni ukwa 4, umwaka ni 2026. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. Igitabo cya Yobu ibice byaho ni 14, umurongo waho ni uwa 7, haranditse ngo erega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka, kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome, nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka, n'igishyitsi cyacyo kigahera mu mukungugu. Iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka kigatoha nk'igiti kikiri gito. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Ndagira ngo mvugane nawe wowe uyu munsi uruhijwe n'intambara zigiye zitandukanye, uruhijwe n'ibigeragezo bigiye bitandukanye, ndetse hari byinshi bigutera kwiheba, bigutera kwiganyira, ariko ijambo ry'Imana muri Yobu haranditse ngo erega hariho ibyiringiro. Ndagira ngo mvugane nawe, hariho ibyiringiro ngo ngiyo igiti gitemwe ngo kijya cyongera. Imana ishimwe. Hariho ibyiringiro iyo igiti gitemwe kijya cyongera kigashibuka. Wowe unkurikiye, hari ubuzima wanyuzemo, hari ibihe wanyuzemo bitakoroheye, hari ibihe wanyuzemo biremerera ubuzima bwawe, umera nk'umuntu watemwe, umera nk'umuntu wakuweho. Byawe byose birafatirwa, ibyawe byose biratsikamirwa, ariko ijambo riravuze ngo igiti iyo gitemwe kijya cyongera kigashibuka. Nkundira nawe nkubwire ngo ugiye kongera ushibuke, ugiye kongera ushibuke. Nzanywe no kukubwira ngo humura. Yewe watemwe, ugakokorwa, ugakurwaho amashami, ugakokorwa, ukamburwa ibyawe, ukamburwa abawe, inshuti zikagenda, imiryango ikagenda, abavandimwe bakagenda, ariko ngo igiti iyo gitemwe kijya cyongera kigashibuka. Hari icyatumye Imana ikurinda kugeza uyu munsi, nuko Imana yari igufiteho umugambi, nuko Imana yagambiriye kuva kera kuzaguha umugisha, nuko Imana yagambiriye kuva kera kuzakugirira neza, yagambiriye kuva kera kuzagukoresha iby'ubutwari, yagambiriye ko izaguhagurutsa, yagambiriye ko izakubambira amahema. Nzanywe no kukubwira ngo humura witinya, nzanywe no kukubwira ngo humura wigira ubwoba. Reka mvugane nawe. Birashoboka ko wapfushije ababyeyi ugasigara uri imfubyi, umuryango ukagenda, abavandimwe bakagenda, ugasigara uri nyakamwe, ntawo kuguhoza uhari, nta n'uwo kuguhumuriza uhari, ntawo kukubwira ngo impore. Ariko umva nkubwire, Yesu Kristo umwami w'amahoro none antumye kukubwira ngo nuhumure. Azanye ihumure impande zose, azanye ihumure impande zose ku buzima bwawe. Niba wari unkurikiye, akiri ihumure, akiri ihumure mu mutima wawe, akiri ihumure mu buzima bwawe, akiri ihumure, akiri ihumure. Kristo wabambwe azanye ihumure impande zose, azanye ihumure mu buzima bwawe, azanye ihumure muri wowe, azanye ihumure mu mutima wawe. Kristo azanye ihumure, akiri ihumure, akiri ihumure, akiri ihumure. Reka nkubwire, icyatumye Imana igusigaza, icyatumye Imana ikurinda, ni ukugira ngo mu gihe gisa n'icyo ugire umumaro, ni ukugira ngo mu gihe gisa n'iki ngiki uzakora iby'ubutwari. Pawulo yigeze abwira
Tito ntubwira ngo icyatumye Imana igusigaza kwari ukugira ngo uzatunganye ibyasigaye bidatunganye. Hari icyatumye Imana ikurinda ntiwapfa. Hari icyatumye Imana igusigaza uri umwe urarokoka, usigara uri umuntu umwe, abandi barapfa baragenda ariko wowe urasigara. Cyatumye Imana igusigaza ntabwo ari kubw'impanuka, wari umugambi w'Imana. Rero ndagira ngo nkubwire wumve iki kintu, igiti iyo cyatemwe kijya cyongera kigashibuka. Ndagira ngo mvugane nawe unkurikiye ngo uzongera, ugiye kongera, uzongera, ongera. We wari unkurikiye mama, ongera. Wa mumama we, wa mugabo we, ongera. Wa mukobwa we, ongera. Wa musore we, ongera. Waratemwe ariko ongera ushibuke mu izina rya Yesu. Akira kongera gushibuka. Niba unkundiye ukabyumva, jya muri komenti wandike muti wakiriye kongera gushibuka. Iyo mvuga ndavugana n'abantu bagiye bahura n'ibikomere bigiye bitandukanye. Ndavugana nawe wagiye uhura n'intambara zigiye zitandukanye. Hari abahuye n'intambara zigiye zikomereye ubuzima bwabo. Uyu munsi mu gihe nk'iki ngiki turimo kitoroshye, gikomereye abantu benshi kibakomereye, ababuze ababo, babuze imiryango, babuze inshuti, babuze abavandimwe. Ariko ndagira ngo nkubwire wowe uriho, wowe uhagaze, ongera ukomere. Igiti iyo gitemwe kijya cyongera kigashibuka. Igiti iyo gitemwe kijya cyongera. Ayiwe, Imana ishimwe, kijya cyongera. Ongera ugaba amashami, ongera uba umunyembaraga. Hari umurikiye nonaha uri mu buzima butakoroheye, ubuzima bw'uko wakoze ibyawe bikanga, ubuzima bw'uko wakoze bizinesi igahomba, uri mu buzima bw'uko ibintu byose wagerageje biranga, ndetse iyo urebye ubona nta n'igituma ukwiriye kubaho. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ongera ubeho mu izina rya Yesu. Baho kandi wongera ubeho. Baho kandi wongera ubeho. Ongera ubeho mama, ongera ubeho wa musore we, ongera ubeho, ongera utangire. Igiti cyatemwe kijya cyongera kigashibuka. Reka nkubwire, ibyapfuye bijya bizuka. Yesu arabizura. Yesu yigeze abwira Marita, aramubwira ngo ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azongera abeho. Unyizera naho yaba yarapfuye azongera abeho. Ndagira ngo mvugane nawe, akira kongera ukabaho, akira kongera ukabaho. Mva nkubwire, akira kongera ubeho, akira kongera guhaguruka, akira kongera kuzamuka, akira kongera gutezwa intambwe, akira kongera kubohorerwa ubuzima, akira kongera kuremwa bundi bushyashya. Ndagira ngo nkubwire, humura. Iri jambo yo baravuga ngo erega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome, ngo nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka n'igishyitsi cyacyo kigahera mu mukungugu, iyo cyumvisiza amazi, haleluya, iyo cyumvisha amazi, izo nima shando wiribirifani, ngo iyo cyumvishije amazi kino giti, haleluya. Ayiwe, iki giti cyagize ibihe bibi, ibihe bikomeye. Iki giti cyagize ibihe bagifataho ijambo, iki giti cyagize ibihe bagisuzugura, iki giti cyageze igihe bakijugunya, iki giti cyageze ibihe bagiteragana, iki giti cyageze igihe abantu bagikuraho amaboko barakijugunya rwose. Iki giti cyamburwa ijambo, iki giti mbega iki giti cyakorewe iyicarubozo. Iki giti reka nkubwire, bakivuzeho byinshi, baragishinyagurira. Iki giti cyaratemwe kirashinyagurirwa. Hari ubuzima wabayemo, abantu bakuvugaho, baragushinyagurira, barakumwaza, bakwica urupfu rubi. Ariko ngo iki giti iyo cyumvishije amazi, haleluya, ndagira ngo mvugane nawe, mu buzima bwawe hakira kongera
gushibuka. umva Yesu arakuvomereye, akira kongera gushibuka mu muryango wawe, mu buzima bwawe, mu mibereho yawe, mu izina rya Yesu. Imana irongeye iragushibuye, akira gushibuka mu izina rya Yesu. ngo iyo iki giti cyumvishije amazi, haleluya, ngo cyongera gushibuka kigatoha nk'igiti kikiri gito, haleluya, ngo kigatoha nk'igiti kikiri gito. nawe komera, haracyari ibyiringiro, haracyariho gutabarwa. ndagira ngo mvugane nawe ngo nukomere, Imana iguhaye kongera gushibuka, gubwa neza. Imana iguha umugisha aho wumvise ijambo ry'Imana, Imana ikugirire neza, Imana ikwagurire imbago. reka dufatanye kwamamaza ubutumwa bwiza, sharinga abantu, inshuti zawe, boherereza iri jambo, nawe yakire gushibuka. hari ibyari byaramuciye, hari ibyari byaramunanije, ariko mwoherereza iri jambo, nawe yongera ahaguruke kandi yongera akomezwe mu izina rya Yesu. kora subscribe niba utarayikora, kanda like, comment ni ingenzi. Imana iguha umugisha. reka nkubwire ngo komerera mu mwami, ibyiza biri imbere. Shalom, shalom.